Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mudahwema kudukurikira, mwe mutwereka ko mutwumva umunsi ku munsi, cyane cyane wowe wakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi nkuru cyangwa ayandi makuru agezweho. Muri aka kanya ati tukuzaniye ikirere. Tumaze gutohoza hari ibintu birimo biravugwa, ese koko nibyo amanota y'abanyeshuri baba barafatiyeho baba barayagabanyije? Izo ni inkuru zimaze iminsi zitambukwa zivugwa, bari kuvuga ko amanota bafatiyeho ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta ashobora kuba yaragabanyijwe akigizwa hasi kugeza kuri 40. Ese koko ibi bintu nibyo? Ese birizewe? Mbere yuko tubabwira koko nimba ari ibyanyabyo, banza ukande subscribe, ufungure inzogera, hanyuma kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video twakoze. Ikindi kandi ino video niramuka ikunyuze ntiwibagirwe gukanda like, unatere comment, hanyuma unayisharinge ku nshuti zawe. Twagiye sasa. Hamaze iminsi havugwa inkuru nyinshi zitandukanye zishingiye ku banyeshuri baba barakoze ikizamini cya leta, by'umwihariko ku bakoze mu wa gatatu. Ese koko nibyo amanota bafatiyeho baba barayagabanyije kugeza kuri 40? Kuko hari abanyeshuri benshi cyane bari kwitotomba bavuga ngo amanota 50 bafatiyeho ni amanota menshi, kandi ngo birabatunguye ngo ntibari babyiteze. Bituma ababonye amanota makeya bivumbura cyane, uravuga ati amanota 50 bafatiyeho ni menshi, urabona kuyagira biratuguye, nibwo bwa mbere byari bikiza. Bari kuvuga ati nibihangane byibura bageze nko ku manota 40, ahubwo nko ku bandi bazaza cyangwa ubundi buryo bazakora bazabe aribyo bakora ku bandi bazaza. Twaje gutoza amakuru rero turabaza ati se nibyo koko mwaba mugiye kubihindura mugafatira ku manota 40%? Badusubije bagira bati turacyari kubyigaho, turacyari kureba ku ngano y'abanyeshuri batsinzwe ngo turebe uburyo twashyiramo inyoroshyo kugira ngo abandi babashe kujya kwiga. Ibi biravugwa bishingiye ku kirero, birashingira ku bwinshi bw'abanyeshuri batsinzwe. Bikaba bitekerezwa ko baramutse bose uko batsinzwe basubiye ku mashuri bigagaho, ibyumba by'amashuri hari amashuri bishobora kubana bike, bitewe n'uko abatsinzwe kuri ibyo bigo ari benshi, bikaba byateza umuvundo cyangwa umubyigano mu ishuri. Iki kibazo rero kikimara kuvuka, abayobozi bamwe na bamwe bagiye babitekerezaho, abandi babitangaho ibitekerezo, bavuga uburyo bashobora kubyigana umwete, hanyuma bakagabanya amanota bafatiyeho y'abanyeshuri, kugira ngo baba ari abatsinzwe cyangwa ababonye amanota byibura agera hejuru yenda kwegera, babashe kubadohorera babone kujya kwiga. Iyi nkuru igisohoka, bamwe mu banyeshuri benshi batsinzwe n'abandi batsinze ariko bafite inshuti zabo zatsinzwe, bayasamiye hejuru, baravuga bati ahari wabona inshuti zacu nazo zimutse. Abatsinzwe nabo bakagira bati badufashije byibura bayamanura bagafatira kuri 40, hanyuma tukajya twabona tujya ku ishuri. Baragira bati byibura umunyeshuri wagize 40 yaragerageje, uwagize muri 39 kumanura, uwo nguwo yakabaye ari usibira kuko urumva ni amanota make cyane. Ibi rero twakomeje dutohoza dushaka amakuru, gusa ntago turayabona neza yizewe 100%, ariko bari kubyigaho kandi byashoboka ko byanakunda, kuko abanyeshuri batsinzwe ni benshi cyane. Biri kugaragara yuko bose baramutse basubiye ku ishuri, hari umwaka umwe ku kigo kimwe wasanga urimo nk'abanyeshuri 100, bitewe n'ingano y'abatsinzwe iryo shuri rifite.
Turakomeza kugenda dutohoza tubaza amakuru neza, tuze kureba nimba koko ari byo abanyeshuri bashobora kubafatira kuri ayo manota. Gusa mbere y'uko tuzababwira ko amanota bayagabanyije, banza ukande subscribe, ufungure inzogera, uzabashe kubona iyo nkuru yasohotse. Duhure muri video y'ubutaha.